Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kugaruka ku amazina atatu ajyanye y'abana b'abahungu mwari mumaze igihe mubitwibutsa, mubidusaba, uyu munsi rero ntimucikwe. Mbashimira cyane abamaze gukora subscribe, abatanga izindi support, gusharinga, kulayikinga, gukora comment mu bihe bitandukanye, mwese muri ab'agaciro, ndabashimiye cyane kandi Imana ibahe umugisha. Izina duhereyeho ni Inganji Linus Antari. Inganji ni izina ry'Ikinyarwanda, Linus ni izina risobanura umuntu w'ingenzi, umuntu wumvikana, umuntu uzi kubana neza n'abandi. Hanyuma Antari ni izina risobanura umuntu w'agaciro, umuntu w'ingenzi. Izina rya kabiri ni Kuzo Amik Tavi. Kuzo ni izina ry'Ikinyarwanda, Amik ni izina risobanura inshuti, noneho Tavi ni izina risobanura ukunzwe. Izina rya gatatu ni Bigwi Eliot Galed. Bigwi ni izina ry'Ikinyarwanda, Elio ni izina risobanura Imana, ni Imana. Hanyuma Galed ni izina risobanura umuhamya. Izina rya kane ni Baho Win Maxson. Baho ni izina ry'Ikinyarwanda, Win risobanura ubutsinzi cyangwa se intsinzi, cyangwa se rikaba nanone ryasobanura ibyishimo. Noneho Maxson ni izina risobanura umuhungu ukomeye. Izina rya gatanu ni Ratwa Im Haven. Ratwa ni izina ry'Ikinyarwanda, Im risobanura indirimbo yo gusingiza cyangwa se indirimbo yo kuramya, noneho Haven risobanura ahantu h'umutuzo, ahantu hari safe, ahantu hari ubuhungiro. Izina rya gatandatu ni Ndanga Gavi Galen. Ndanga ni izina ry'Ikinyarwanda, Gavi risobanura ngo Imana ni inyembaraga, noneho Galen risobanura amahoro cyangwa se umutuzo. Mwihanganire amajwi atari ngombwa ari kugera hakazamo, nizere ko bitari butubangamire cyane. Twikomereje n'amazina yacu, izina rya karindwi ni Rugwiro Esme Amaris. Rugwiro ni izina ry'Ikinyarwanda, Esme risobanura ukunzwe, noneho Amaris risobanura isezerano ry'Imana cyangwa se impano wahawe n'Imana. Izina rya munani ni Ubumwe Chris Mael. Twarabivuze ko iyo tuvuze ngo izina ry'Ikinyarwanda rishobora kuba n'izina ry'Ikirundi, ko tugira abarundi benshi badukurikira hano kuri Asveda, hanyuma rishobora no kuba izina ry'undi muntu wese wumva izo ndimi akanazikoresha. Mwese rero mujye mwiyumvamo ikaze. Ubumwe rero ni izina ry'Ikinyarwanda, hanyuma Chris ni izina risobanura uwakurikiye Kristo cyangwa se uwakurikiye Yesu, noneho Mael ni izina risobanura uwasizwe. Izina rya cyenda ni Iranzi Iris Alve. Iranzi ni izina ry'Ikinyarwanda, Iris risobanura Imana n'Imana cyangwa se Imana n'Umuremyi, noneho Alve ni izina risobanura intwari mu ntambara. Izina rya cumi ni Kuzwa Jovin Kendrick. Kuzwa ni izina ry'Ikinyarwanda, Jovin ni izina risobanura inshuti cyangwa se nanone rikaba ryasobanura ngo Imana ni inyempuhwe. Hanyuma Kendrick ni izina risobanura umunyembaraga zirenze cyangwa se champion, umuntu w'umutsinzi ku rwego rwo hejuru. Izina rya cumi na rimwe ni Cyizere Ozen Mark. Cyizere ni izina ry'Ikinyarwanda, Ozen risobanura umuntu wumva, umuntu wita ku bantu, hanyuma Mark risobanura ukomeye. Izina rya cumi na kabiri ni Intego Leo Kavel. Intego ni izina ry'Ikinyarwanda, Leo bisobanura umuyobozi, ubuyobozi biva ku ntare, hanyuma Kavel risobanura ubwigenge cyangwa se kumva wifitiye icyizere. Izina rya cumi na gatatu ni Uwisanga Haris Kano.
Uwisanga ni izina ry'ikinyarwanda, Alice risobanura umuyobozi, noneho Kano risobanura kumva wuzuye, kumva ugeze ku ntego yawe. Izina rya 14 ni Goboka Kenzo Carden. Goboka ni izina ry'ikinyarwanda, Kenzo risobanura ubuzima cyangwa se bigasobanura umunyabwenge, umuntu ukomeye, hanyuma Carden risobanura urutare. Izina rya 15 ni Arahirwa Radigan Fari. Arahirwa ni izina ry'ikinyarwanda, Radigan ni izina risobanura umuyobozi, hanyuma Fari ni izina risobanura umunyembaraga cyangwa se umugabo w'imbaraga. Uyu munsi mwabonye ko amazina yacu y'ikinyarwanda amenshi ni amazina maremare. Twari tumaze igihe dukora amazina magufi, ariko ntabwo tujya twirengagiza ko hari abantu bakunda amazina maremare, amazina y'ikinyarwanda maremare. Uyu munsi rero nizere yuko mwaguwe neza, mwaryohewe. Dukomeje rero ku mazina yacu. Izina rya 16 ni Nziza Oz Harle. Ni nziza ni izina ry'ikinyarwanda, Oz risobanura umunyembaraga cyangwa se ushoboye, noneho Harle risobanura ubuzima cyangwa se Imana inyitayeho. Izina dusorejeho ku mazina yacu y'uyu munsi, amazina 3 ajyanye y'abana b'abahungu, amazina meza, amazina twabahitiyemo twitonze, nizere ko muri buyakunde. Izina rya nyuma rero ni Izere Noble Grover. Izere ni izina ry'ikinyarwanda, noneho Izere ni izina ry'ikinyarwanda, Noble ni izina risobanura umuntu w'icyamamare cyangwa se umuntu uvuka mu bakomeye, noneho Grover risobanura umuntu w'igikundiro cyangwa se umuntu w'indangagaciro, cyangwa se nanone umuntu wifitemo impano nyinshi muri we. Aha rero akaba ariho dusoreje urutonde rw'amazina yacu y'uyu munsi, amazina 3 ajyanye y'abana b'abahungu, irya mbere ry'ikinyarwanda cyangwa se nanone ryaba n'iry'ikirundi, ryaba n'iry'undi muntu wese uvuga ikinyarwanda cyangwa se ukunda ikinyarwanda, noneho n'andi 2 y'amanyamahanga. Nizere rero ko mwaryohewe, nizere ko mwayakunze, hanyuma mubitugaragarize muri comment, mukore like, mukore share, kugira ngo n'abandi bari hirya no hino abashe kubageraho. Hanyuma niba uri mushya ntiwibagirwe kugenda umaze gukora subscribe, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye uri mu ba mbere. Mukomeze rero kugira ibihe byiza aho muri hirya no hino. Naho utaha. Bye bye.